ntabwo nagira umuntu perezida ntibibaho, ntabwo byakunda, wenda nawe ntanabishaka. So kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese harimo n'abanjye akwiye kuba icyo ashaka kuba, agakora icyo ashaka kuba. Reka ndangirize ku kintu kimwe numvaga nacyo ngomba kubabwira cyari kingambangamiye gato. Ejo bundi nabonye ibintu bya za social media n'iki, hanyuma ariko ndababwira n'ibindi. Yewe nteguye ninde, ntabwo nateguwe na data, ntabwo nateguwe na ni mwebwe. Kwanza mpora nababwira mwagezaho mukansezerera, ngewe ko nanjye, ariko singiye kuvuga ngo nanjye nkaba nkamwe, oya ntabwo nzaba nkamwe. Ndabyanze rwose ibyo ngibyo, ntabwo nzaba nkamwe. Nzabaho uko ndiho, uko nshaka, ni kuba kubi kube kubi, ni kuba kwiza, ubwo nibiba bibi nzabyishyura, niba byiza nzabyishyura. So ibyo ariko nabitwaye lightly, ariko kubera ko bindeba ndavuga nti reka nzabikoreho comment gusa mu bantu mbe mbirangije. Ariko ikindi, hari igihe ari umuryango wanjye, ari abana banjye, ni abanyarwanda nk'abandi, bazabeho uko abanyarwanda babayeho, babeho uko babayeho mu buryo bwa buri munsi. Buriya abana banjye babiri bamaze kujya mu gisirikare. Nashatse ko bajyamo ari batatu kuko mbafite ari abahungu, ariko umwe arananira avuga ko atabishaka. Bombi narabegereye ndabinginga, nabwo ariko mwebwe shaho. Ariko impamvu nayo nayibabwiraga. Mbaganirira amateka y'ibintu twanyuzemo n'abandi bose bakiri batoya n'iki gihugu cyacu. Ntabwo ariko mwebwe uruhare rwanyu ruzaba uruhe? Maze nkahora nibuka, hari amateka nibuka y'umubyeyi umwe wazanyakivara ahantu muri Ankore abanyarwanda babaga. Umusaza yohereje abana be 4 baza ku rugamba, bose bagwa ku rugamba. Hanyuma baje kumubikira abana be, ahamagara uwa 5 wari usigaye. Yari yashoye inka, yagiye, agarutse aramuhamagara ati sha, ati bakuru bawe bakubwiye ko baguye ku rugamba. Umwana yari atarabimenya. Undi aramubwira ati rero kuva iyi saha fata inzira ugenda usanga abandi aho bakuru bawe baguye. Iyo story ndayibuka, iteka iza mu mutwe. Ubwo rero nabwiraga aba bana banjye, ndababwira ariko mwebwe aya mateka yose mpora mbabwira n'iki, bamwe narababwiraga bakiri batoya, umwe aza kumbwira ngo daddy, ngo ariko ngo those are horror stories. Niho kuvuga ngo ibyo bintu biteye ubwoba. So ariko uko bagenda bakura nkakomeza mbaha dozi. Okay, so bamaze gukura abahungu ndababwira 2 rwose bo barabikunda, barabishaka ko bazajyayo. Undi niwe wavuze yabigiyemo
kandi atari kujya ntabwo bijyanye numva nshaka kumera, ndavuga nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Namwe ese urashaka gukora iki? Ati jyewe, ati ndashaka gukora amafaranga. Ati jye nindangiza kwiga nzajya muri business. Arangije aranyurira, ngo mwebwe ngo n'abo basore bandi barumuna be, ati kubera ko icyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, ati reka njye muri ibyo, mwe mujye mu byo mushaka namwe, ati tuzabura. So babiri bajya mu gisirikare, ndetse nari nabanje kubabuza, ndababwira ngo babanze bige, bari barangije digiri ya mbere, babwira ngo bakore masters, hanyuma muzabone. Baravuga ngo ya mureka babanze bajye bakiri bato, twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, bati dushobora gukorera izo masters mu gisirikare. Ndabemerera, kandi numvise wakurikira inzira nanyuzemo n'ubwo irimo ibibazo byinshi ntacyo byaba bitwaye. So ariko rero icyo mvuga ni ukuvuga ngo nababwiraga, ariko abana b'abandi twose twakuranye, twarwanye ku rugamba n'iki, namwe so kuvuga ngo umwana w'umunyarwanda uwo ari we wese, harimo n'abanjye, akwiye kuba icyo ashaka kuba, agakora icyo ashaka kuba.